language ibisobanutse se ubu ntunguye bro, ubu ntunguye kubera njyewe none mfite kuba nakubwira ngo njyewe Yago nahagaritse akazi ko gukora ibiganiro, wakagombye kubyubaha ukabanza kwambaza none se Yago kubera iki? Kubera ko impamvu naranazitanze ndaje ndanakuvuga ngo ngiye mu muziki, nago wakagombye kubutungurwa. Uri no muntu bambwiye ngo ririmba, ariko aho nangiriye kuririmba wahise werekana ko ukundi ibiganiro cyane kurusha indirimbo, kandi warangiriye inama yo kuririmba. Oya ariko Yago ntakubeshe nakunkubwije ukuri, ibiganiro byawe byaratwikaga, kandi sometimes njyewe mba numva ko koze Yago ari ukuntu umuntu aba yumva ko abiti ibintu ashoboye. Sometimes mba numva ko ikintu cya mbere tuba duharanira ku isi ni amafaranga. Noneho nkabanze ko ibiganiro ikintu byakuzaniraga Yago nose kwisi duharanira amafaranga cyangwa kwisi duharanira kubaho neza. Ntago nge mparanira amafaranga kwisi duma, mparanira kubaho neza nishimye mfite amahoro mfite ntago nge mparanira amafaranga wallahi. Yago ushobora kunyemera tukadebatinga nurakare ko rukunda kwirakaza. Ntago narakara, ariko se kuki iyo mvuze ukuri ubifata nko kurakara? Rega nge bari ukuri n'ubugi nkuzo kukubita ukuri ugahita wirakaza, nkagusanga hari uri muravuga ngo wewe ngo cyagisaza I will know. Deka debating usanga uri murarira ngo cyagisaza umva banza nkubwire kwanza. Niba uharanira kubaho neza muri iki gihe gute umuntu abaho neza adafite amafaranga Yago? Explain. None se amafaranga yego urakoze, amafaranga aboneka mu biganiro gusa. Oya, amafaranga ushobora no kuba ufite n'umurima Yago, n'inka uzifite zivamo amata, ariko izo nka ufite ukuntu waziguze. Ariko ikintu njyewe nabonaga gishobora kuba gishobora kwinjiza amafaranga aza vuba like skills ufite za vuba zivamo amafaranga ku mitekerereze yanjye. Skills ufite za vuba zivamo, koza umuziki urapanga ugakora album ugakora video, ikiganiro uzinduka mu gitondo boom, the next day boom ugakubita ikindi boom and then ukwezi kukaza akameneka. Ariko umuziki n'ubu ngubu uzategereza show, which I don't mean ko utabizi cyangwa utazi kuririmba. Erega wowe wumva ko nka body language ngivuze ko nta muziki kubera abantu nibyo bakoze bakubwira. I have never told you that. None se dumba ukira ibyo bintu waruvuze kabitanga urugero nanjye tutagenda nagize icyo mvuga. Ubu ngubu ari indirimbo ifite miliyoni enye zigiye kuzura miliyoni 5, n'ikiganiro gifite wenda 800 900 cyangwa miliyoni, ni iki cyarebwe n'abantu benshi? Ubwo indirimbo yararibwe nyinshi, ariko wibuke ko iyo ngiye kureba nko mu ndirimbo zawe ikora amafaranga ishobora kuba ikinayakorera ubu ngubu ni nka Suwejo. So ufite nka Suwejo nk'eshanu, njyewe nakuza muri DM nkakubwira ati bro bivemo ibintu byo biganiro bivemo. Muri make impamvu rero utangira inama ubu ni iyihe? Nuko naragira za Suwejo cyane inama kubera nzi ko bikeneye byose. Ubu to me kumitekerereze yanjye namwe respect imitekerereze yanjye by the way. Kandi imitekerereze yanjye ishobora kuba inama yawe. Yego, ariko ntago imitekerereze yawe ari cyo cyatuzanya hano twe tuzanywe no kubwira abantu ngo bagura album. Nukomeze kuri album ndakumangukishamo njya kukubanga 1 zewe ntyo bwendi. Ate nange ngenda kukubamu. We kubita we nabi danje komeza tudaba aba beginner je nakubwiye ko narabapinze kuva zamani from day one aba beginner je nakubwira batubwiye. None se aba beginner je katube tubirengaje gatoye. Album wowe wayibonye gute? Wewe wayumvise gute nk'umupromota w'umuziki, umuntu wumva umuziki, wayirankinga gute, wayiha amanota ngana gute? Cyangwa nurabona umwanya wo kuyumva? Narayumvisha amashagaga indirimbo yari yarasohotse nari narayikunze, ubongera iyindi vibe. Urumva Mashagaga is a good song, You Wake Bender is a good song.
Okay, in general ikintu cya mbere nashimye kuri album yose icyo ngicyo kimbabarira nashaka no kukivuga ariko mbura umwanya nashaka kucyungihaho blog sinzi ukuntu byirutse indirimbo zose wazihaye sound umudiho like ziri very the mastering ya album yose imeze neza tu. So and then I feel like because ari indirimbo zose kuba zime ubundi indirimbo ibikoze neza ibindi bintu biba bishobora kuramo hari indirimbo zisupportingwa na video hari indirimbo zisupporting ariko hariho indirimbo at least 6 songs njyewe nakunze navuga like I can keep listening to urumva. So that is one of the things. Ikindi ni kwa abantu bose ngira ngo ibyo nakoze ni abantu bose bumva iyo ufite album nk'iyo umuntu arebaho rimwe akagenda akongera probably agahura akagenda nzumva zose at the same time nkagenda numva himwe no kuri imwe, but I feel like you have a plan for videos, no? Some videos, not all of the videos. So ndibaza video naho izaba ari indi promotion. How many videos are you planning to do? Ibyo nibyo nyine binyereka ko wowe album utigeze ufata ubwanya ngo yumve, nabyo byatumye mvuga ari amagambo yose wagambi ugenda kubanga kuba munange njya kubanga nkukubamo sebo album tewagiulidde okitegera nze nalirizinga 18 tracks album kati eyo 18 tracks album yabaddeko 6 official videos. Hari ndimbo yitwa Ocean nakoranye na Pasi Kizito, hari ndimbo yitwa Elo nakoze single yakozwe na Paka Records, hariho indirimbo yitwa Amashagaga ifite official video yasohotse, hariho indirimbo nakoranye nandera Amashagaga ifite official video. Yes, Amashagaga ifite official video, indirimbo yitwa Amashagaga Ocean. Ibyo birabareba ifite official video, ibyo birabareba yakozwe na Rikiri mu Rwanda. Ibyo birabareba indirimbo ifite official video iri kuri album kandi yakozwe na Rikiri. Ibyo ntabwo turimo all of it indirimbo wari warakoreye video and then uzongera kuri album bro, ariko hari indirimbo tutari tuzi at all zo nta video nimwe wari bwakore. Ariko hari indirimbo wari warakoreye video uzongera kuri album. So rero ngewe nk'Amashagaga ntabwo mba nyibara kuziya ndabizi video y'Amashagaga ya indi wakoze cyereka nimuri bavuga hari indi video yindi tari Amashagaga. Video y'Amashagaga yakiye kuri channel yanjye by the way kuri page yanjye. Kubera iki yaciye kuri page yawe wayikoreye nuzushyira kuri page yawe? Ese page nuza channel yawe iracyakora Dumba? Komba mbona amachannel yitwa Dumba nizawe biba bimeze gute? Channel yangira ko yakomeruka ntabwo namperuka kwishiraho ikintu na kimwe ariko iri tu nizima. Ubundi abanyarwanda barabizi kuri mu blogger wa Danje Uganda cyangwa baba bakujogamo ntago baba bagufata fresh. Sasa rero wowe yaguhari ikintu kimwe ngewe nizo utari bwige. Uzi impamvu navuye Uganda? Niyo mpamvu wavuye mu Rwanda. Ako gategede niyo mpamvu mise mbyumva ubwo niyo nago nzongera no kukubwira nabi Dumba no kuri live wowe uzajya uzumbwire nabi ntari binzajya mita nkubwira ni ntari bimuze igendere nkategede nyo awo kubye nyo gwe today kubantu abagalo kugura album. Abantu bashaka kugura album gwe yagona kugama yige munyitinzemo bajya bikugama genda Paka Records zobabuze ba Waiki benda genda ubabaze cyangwa vugana na Eddie Kenzo mubaze ati Dumba bitugane biki vugana n'abanyamakuru bari wese uhura nayo mu nzira wo muri Uganda vugana nawo mubuze ati Dumba bitugane. Hari umuntu uvuze ngo nawe baramwirukanye. Urumva enkokora ya Uganda enkokora ngimanyi
iyo noneho ni mbi cyane bayita ate inkokora yaddala chovola abaana abo bakyali toto abaana abo bwe bajja wano ne basobola okubeera wano like aya embeera inkokora ya Uganda bagukubita inkokora bro ukayumva mu mugongo ukayumva hano avuga ati ndagiye ano bakyali toto tebanawo bitegeera naye ffe nageze mu Rwanda bimwe wabonye ndimo ndarira wavuze ngo ndimo nakubonye urimo urarira buri icyandizaga ni iki kuba mvuye Uganda nkavuga ati reka ngene n'ubundi mbikorera abanyarwanda fuck this shit abagande nta kintu bafite barimo barankubita inkokora mba promoting imiziki yabo n'iki reka ngene ndwari n'abanyarwanda kandi nari nzi ko abanyarwanda barambonaga bari bankeneye abanyarwanda mwarambonaga munyeneye muvuga ati cya uno muniga icyama akaba ari uwacu kandi ndi uwanyu gusa ntabwo mwari bwabimenye ko ndi uwanyu mfata inzira ndavuga ati nta kibazo reka ngende mbe uw'abanyarwanda nk'uko babishaka ngezeho nk'uko bari banyeneye bro bagatangira kunyiryaho ukabona boro ba Diamond barimo barapostinga ukoze boro Bruce Melody arayibonye ahise yigisha sasa icyo gihe sinari bwagire uno mutima wo kuza nkavuga hari abantu barimo bakubwira ngo urwo ni urumogi rurimo kukugira ibyo injewe twebwe urumogi tunywa hano ni urumogi rwemewe n'amategeko urumva ntacyo rwantwara cyane ni urumogi bayunguruye n'iki ntabwo ari urumogi abo bantu nk'abo bantu bazi urumogi ubwo ngubwo baba banyweye bararuzi ko rwabagize nabi rata abangaba banihaye n'ijambo twikomereze rwaranabuze baba banarubuze baba barukumbuye buriya baba babuze urumogi rero mbona umukristo batangiye kundwanya ariko ndabumva noneho nagiye niga kubaho n'amashari nkayasimbuka yagoze ko reda abantu bago mudura mubona uwo ni giye wamukuye hasi from zero unknown prosper namukuye hasi from zero na adafite na Instagram nkayicreating ubu bakabana aba superstar bafite igare ritajya ryinjirirwa mudura ari mu bahanzi batatu hano muri Uganda uwo mudura umutuke uzamugereho umubwira ati Dumba guma avuga ko ari we yagukoze urebe arakubwira ati ntabwo ahakana nicyo mukundira man akana uno munsi na postinze Joshua Baraka ukuntu nagiye mukurikirana nkamubona ukuntu bajye gitangira ngiye na posting ibintu bye n'iki ibintu nakoze muri Uganda abanyarwanda ntabwo babizi ariko umuntu nzi ko abizi yajyaga byirengagiza cyangwa ceceka ni Philipita Philipita kubera nkigera muri Uganda nkikandagira muri Uganda hari umunyarwanda yaje ansanga ahantu awandegeye ahantu twajyaga turira inkoko twari kumwe n'ikigange cyinshi cy'abana b'abajyama banje ba muri Uganda anene uwo mutiparaza avuga ikinyarwanda arambwira ngo jewe ngo mvuye mu Rwanda ngo ariko ngo mani ngo twari kumwe na Philipita ngo mbona ngo ukuntu yajyaga kuvuga ngo ndavuga ngo uri umuntu urenze umutima ngo Philipita yamvuzeho urumva kubera Philipita was someone I used to adore naramukurikiranaga Philipita koze navuye kera muri cyane imiziki yo mu Rwanda from nyine twabaga mu bikari to ndukurikira ibintu tuza so nkavuga nkamwemera cyane Philipita ukuntu yazaga mu biganiro agakoresha ibiganiro abastari ukajya kubona ari ibintu nashakaga ko biba mu Rwanda nkabona Philipita arimo arabikora to and then later unarambira ngo Philipita actually aranzi yewe nibwo nari nyitangira man urumva rero kuba wumva ko Philipita kuzi byaragushimishaga cyane yabaganzi yarumvishe koze nakoraga nka challenge nk'icumi z'abagande ngakorayo challenge nk'imwe y'inyarwanda rero Philipita yari yarabibonye Philipita ngo yateye abantu story aravuga ati uno muniga ararenze man akavuga ati uno muniga n'umuntu utora kuza agafata East Africa yose
uwo munigaraza arambwira ati man Phil Peter arakuzi yarimo arakuvuga ariko ngeze mu Rwanda umuntu wanyuma mwese mwararangiye gukorana namwe ibiganiro mwaremeye Phil Peter yanze ko nakora ikiganiro nawe kandi ari umuntu wa mbere namenye kwanza icyo byanyigishije iki niwe muntu wa mbere abantu bambwiye ko arakuzi kavuga ati ewana the top mass ariko umuntu wonye umuntu wa nyuma nakoranye ikiganiro nawe however though jewe if you give me lemon I make lemonade cause ikintu narabifashe ibyo bintu Phil Peter aho kugira ngo mbirakarire mvuge ngo ngo Phil Peter ni umugome I kind of said ariko Phil Peter katuvuge ko ariko kayunguruzo nari nkeneye kuvuga ati noneho naratwitse harahiye niba Phil Peter noneho yemeye nkahura nawe byari byanze numva nujya kandi nari mbizi kwanza noneho Phil Peter I feel like nta kindi nyisigaje everything is done ariko buri kintu cyose kira tinya ariko nizere ko uyu munsi bimeze neza nyine ubu nguyu uyu munsi nizere ko bimeze neza no uyu munsi like I have a lot of experience I think experience yanjye yaruriye cyane nshobora kuba I'm sorry to say ntabwo nshaka kwiyemera ariko nshobora kuba kubera gucomparing ibintu byinshi mu mwanya muke kandi byinshi nshobora kuba nubwo maze mu mwanya muke muri rega nawundusha gutinda muri showbiz ubu ngubu ntabwo Bruce Melody yakongera kubabaza ngo urire ubu ngubu nta muntu wandiza ubu nta muntu wandiza umuntu abantu bategereje maze kurira kabirerega akambere nakaye Bruce ubwa mbere bari The Main na Monster nabikaga DJ Slick Stuart and Roger igihe bakoragaho channel yawe hanyuma wa kabiri wakurishije mu Rwanda ninde ni Bruce Melody DJ Slick Stuart and Roger DJ Slick Stuart and Roger bankubise boro ya nyuma itwara cyane erege boro baririra bacano bayirenege nayo naraziririye kera Kasuku ntago arakuriza Kasuku ntago yandiza Kasuku ni yandiza Kasuku yandiza gute Kasuku ntago ashobora none se Dumba mu byukuri uyu munsi reka this is a breaking news abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye kumenya ikintu nyamukuru cyatumagurira ubundi warize igihe kingana iki narize igihe kingana iki ukiteranyije cyose ubuti hagati y'iminota 10 cyangwa 20 cyangwa isaha warize igihe kingana iki umfashe bya Slick Stuart n'ibya Bruce Melody oya ibya Bruce Melody wenyine warize igihe kingana iki nakoze live yari nk'iyisaha imwe irangira ndira urose it was a total of 1 hour yo kurira ariko bro like for real that is the love for the game umuntu aba afite yes you know what I mean that's the love of the game erega nje ndabyumva uko nanjye ndabiciyemo wariza gasaha yariza gasaha bro niko nari kubita akantu kagasaha ewana ndimo ndaboroka nawe yuri murantwika ngo wowe Dumba wowe hano warabize hano ninuza niza unyibutsa amarira yanjye man bro ariko bibaho sha Dumba ngiye reka tunyuzemo tureba ubutumwa bw'abantu turebe niba hari ababige naje bari tayari kudushyigikira dufite